urarongoye ndangije inshuro 5 nturarangiza ese uri kurongora ibiki ese nawe murarangiza ibyo se nawe urarangiza nikambwira rero muye murangiza cyane none se ubwo ese abagabo batatu bose urabiteveye bose nyine ndabipeva nyine kugira ngo abana banye nyine babone miranje bahagije ubu se ntashaka kuyakwa abana yaguhaye nyine hari abaza nyine bitewe n'ukuntu yakujyanye we nyine yamara kuruhutsa umubiri we akafata agashaka kuyakwaka waba wanze kuyamuha akanagukubita inzoga zigushyira muri finiya zingahe bana ketse wenda mbonye nk'ibyuma nka 5 none wenda nkavanga n'umusemba nkashiramo na byeri ubundi noneho rero niho ningera no mu bifure ubu se n'abagabo bangana baza gutereta barahari barahari batamuruta ubwo avuga ngo iki se atufite gahunda se kandi n'umwana umwana we abona umwana w'abana yego cyane yende n'umwuzukuru wahubwo ye baba we atufite gahunda ubwo se umwana baje kumutungisha iki kano kazi ko kamutunze niko kamutunze ariko nyine hari ikibazo bambyaza nabi nyine baranje barambwanga umura wa reka twongeye tubaye ikaze kuri Rwiza Empire. Uyu munsi rero twagiye mu karere ka Bugesera aho dusanze indangamirwa. Amakuru ni meza bakwita ndese nitwa Mukashikanjereka. Hano se uhagaze gukora icyana kuri umuhanda narindi gutega nyine ngo mbona amafaranga uteze imodoka uteze ndeneza abagabo ubwo se batega none iyo byakaze ujya ku muhanda ukakora hari wakiraye nawe ugahita uraye igiki se uraye igiki aba yarayatabonye ku muzigo usobanura umuzigo ari umupuri mu kinyarwanda ubwo ni igituba none se reka nkubaze hano hantu uhagaze abagabo urabona cyangwa biterwa n'uko umuntu aba yaramutse nawe cyangwa uko aba yabonye nawe amafaranga yego ubu se tuvuge uhagaze hano umugabo avuga ati turagura cyangwa kugira ngo ucyubure uhagaze ahantu nk'aha ngaha none ubundi iyo aje agasanga uri nk'aha kuri kaburimbo we nyine bitewe n'ibyo aba agiye nko kureba ahandi iyo akurebye hano ku muhanda aba azi ko nawe uri mu kazi we ahita akubaza ati uri mu kazi ati ni karimo none se nangahe nyine bikaba ngombwa ko mujya mu biciro byaba ngombwa ugahita umujyana iwawe cyangwa akakujyana iwe cyangwa akajya gushaka roji mukajyamo ntabwo tubwose ko ashobora kuniga uwo muntu ese muba muziranye cyangwa tuziranye se byahe ntabwo muba muziranye kuko uba uri gushaka amafaranga ntabwo iyo ushaka amafaranga urinda kujya kureba uwo uzi none se reka nkubaze yewe musanze hano sibyo urahagaze ni ku mugoroba sibyo ubu ngubu amafaranga make yanyu mukora nangahe amafaranga make bitewe n'uburyo yabuze pe ni amafaranga 5,000 bitanu baraguhereza barayampa ni amaturo angahe amaturo ubwo nyine iyo umugiriye faveri umuha ituro 2 ariko iyo bitabaye ngombwa akubitaho imwe ubundi agaca mu masaka nawe ukigendera agaca mu masaka izo biteye zanyu mukoresha kuki nyine mu masaka se cyatanya mu muhanda iyo umaze gukora ibyawe nawe acukwe nawe ugacukwawe aho wenda utarangiza biba biterwa ubwo nta muntu wize guhura utarangiza byagenze bite ubwo iyo bigenze gutyo mukora pasu agatwara kimwe cya kabiri nawe ugahita ugira uko wigenza none se yaviramo aho cyangwa naviramo ngo ni uko utarangije urarongoye ndangije inshuro 5 nturarangiza ese uri kurongora ibiki ese nawe murarangiza ibyo se nawe urarangiza nikambwira rero muye murangiza cyane none se ubwo ubundi byaba ari feeling wibereyemo nimba nawe urayumva bari kugukorera akazi nese buriya rero hari ukuntu umuntu abijyamo ariko nta kintu uba ufite ubundi ukora ku buryo waba ugifite ntago wajya muri ako kazi k'uburayi none ku myaka yawe ufite imyaka ingahe
mfite 28. wavukiye inaha se? Wapi? waje nta gute? njye nyine naje mu buryo bwo kuba navutse ndi imfubyi, njye nakuze mbona ndi imfubyi. Yego. Na famille nari ndimo mbona nakumfata neza kurimo. Yego. Nibwo nahise nyine nca nuze mu mihanda ndagenda. Ubu kano kazi ukomaze ibihe kingana iki? Cyane kinini pe. Kinini. Ni kinini. None ko mbona ufite imbaraga, ubu ntabwo wakora ikiyede cyangwa ukora akandi kazi? Ikiyede nagikora ariko nuko kabuze. Karabuze. Muhitamo kujya ku muhanda. Uyu mwuga se ugushimishije? Wapi pe, ntabwo nshimishije kuko mbonye nk'inkunga nk'umuntu wanera inkunga. Yego. Aka kazi nakavamo kuko nta sambu nzaguramo, nta usibye kwenda kuba naguramo umwenda, nkagura n'utwo tuvuta two kwisiga. Ni izihe ngaruka uhuye muri kano kazi? Ingaruka uziko buriya hari igihe uhura n'umuntu nyine yakujyana nk'uko yamara kugukora ibyo akora nta mafaranga yaguhaye, dore ko nyine hari ukuntu uba wihagazeho bitewe n'uburyo abantu bose baba batarishyashya, yamara kukurongora nk'uko amafaranga agahita yakwaka. Kubera ko aba akurushije imbaraga, bikaba ngombwa ko nyine uhita umureka ukigendera. Ugasanga rero imbaye nawe marariro wari ukeneyeho, ugahita uvuga ati n'undi nashaka yankora nk'ibyo yankoze, ugahita upfa ukajya kuryama. Kuba muhuramo n'ibibazo cyane. Gusa njye nabonye umuntu unera inkunga, uyu mwuga nawureka. ngo ugiye ikintu usangiza abantu badukurikiye umuntu ubona kino kiganiro cyawe, ikintu basaba umuntu uri buze gukora ikiganiro cyawe? Njye ikintu nsaba pe, njye ndagira ngo bangire ubuvugizi. Yego. Njye aka kazi mbona umuntu unera inkunga, aka kazi nkareke. Reka tugushimire, wakoze cyane. Namwe murakoze. Witwa nde? Kabange Rebeka. Rebeka, ko tugusanze hano se bimeze bite? Mba naje gushakisha ko nabona nk'umugabo twagenda tukikorera gahunda nkibona n'icyo guha abana. Waje kugira ute? Mba naje ku muhanda gushaka abagabo kugira ngo ndebe uko nabona icyo kurya nakihera abana banjye. Ko mbona ukuze, uri umudamu ukuze, hano ku muhanda uje gushaka iki? Nyine naje gushaka abagabo. Kandi mbona umudamu use abakiriya urababona? Abakiriya ndababona. Urababona? Ubu ku munsi nk'abagabo bangahe? Wenda nka 3. 3 ku munsi. Nese nta kari kazi wakora aka ngaka? Ya kazi nagakora nkabonye. Yego. Nese akazi karabuze ko inanga muteye n'inganda nyinshi, nta kari kazi ntabwo wajya mu mwaka usaba akazi? Mu nganda njyewe nahajya kuko sinanakabura, ariko kuko njyewe nafite ikibazo njyewe narangamuntu ngira. Kandi mu nganda hakora umuntu ufite irangamuntu. Indangamuntu ko ari ubuntu se kwitaje kwishaka? Njye nabyirukasemo byaranze, barambwira ngo nzajye ngo kuyifatira ngo Icyangugu aho iwacu bavukiye. Uwavukiye Icyangugu se wowe? Oya, njye navukiye ino, ariko nyine iwacu nyine intambara ibaye barahunze, abana ndangamuntu n'imyirondoro y'abana bayifatiye Icyangugu. Uvuga ko ufite abana? Ufite abana bangahe? Ufite abana 4. Abana 4. Base bari hehe? Base nyine nabo barigendeye. Bagiye he? Twarashwanye nyine nabo bibera muri karitsiye. Bibera muri karitsiye? Ariko nizeye ko wenda babafasha base. Ntabwo babafasha, ni njyewe uri ku gahare kabo. Ku gahare kabo. Ariko icyo abagabo bakora utabana bagura byagenze bite? Mbese sinamenya mbanza bangutwaye umugabo. Nta muntu agutwaye umugabo? Nta muntu amunwaye, nabo ni babandi nyine bigendera nyine hakurya hakuno. Abo bagabo ni hakurya hakuno. Ndahambwiye rero ku munsi w'abagabo 3. Bose urabiteveya? Bose nyine ndabipeva nyine kugira ngo abana banjye nyine babone miranje bahagije. Ubu sinashaka kuyakwaka abana yaguhaye? Nyine hari abaza nyine bitewe n'ukuntu yakujyanye we, nyine yamara kuruhutsa umubiri we akafata agashaka kuyakwaka, waba wanze kuyamuha akanagukubita. Wowe ibyishimo akanagukubita? Umugabo rega ashima nyine akikuruho nyine yarangije nyine nta kindi nyine mpamugipfana nta kundi. Iyo muhera mwongeye gusuhuze mwongeye musangire? Nyine hari ukuntu nyine muhura nyine wenda nawe uri muri fure nyine bya danje, noneho warangiza nawe akagucangamo akantu, mwamara kujya muri fure mukongera mukabona nawe wibwiye nyine ko nyine byarangiye nyine mukaba muriyunze. Mukaba muriyunze? Uwagiye muri fure bya danje. Ubonye iki kugira ngo ujye muri fure? Nyine mba nanyweye icupa, nyine mba nanyweye inzoga.
ubonye inzoga ubu nk'izo inzoga zingana zite inzoga zigushyira muri firigo zingahe bana keretse wenda mbonye nk'ibyuma nka 5 none wenda nkavanga n'umusembo nkashyiramo na byeri ubundi noneho rero niho ningera no mu bifure byatanje gahibaza ibyo bitari ko mukabimara ndabimara pe none se nta mugabo murahura nyine ngakubwira ko udashoboye nashoboye ubwo se wajya mu bifure n'ibyo ngibyo ubwo ngubwo n'ubishobora ahubwo wowe uba wanyweye ahubwo wowe arakora no ku buryo ubasha no kugira ngo ute ukajya no kwakira n'undi uciye muri ibyo bifite udafite nta muntu ugiye kwemeza ko atayafangiye kwa musubiza nderekuye reka rero ntabwo narekwa amafaranga kuko no kugira ngo ndekure amafaranga y'abana urema nyine kigahinda umuriro ariko abana banjye bakabona miranje kabisa kigahinda umuriro none se reka nkubaze wa muyobozi ubwo wafata umuntu akakwemeza uri mu bifure none ufite abana ukamusubiza watasu abana bawe barya iki ubwo ntiyarakwica kukwicaho nta muntu wicana nyine icyo bakora ni ukugukubita wenda bakakwaka amafaranga cyangwa bakabikora byadanje ariko nta muntu wakwica ariko ngo inzoga bagira ngo ntibarangize ntabwo ari inzoga ubwo ni ibinini banywa wowe uri mu bakinyoye reka njye numva bavuga ariko ntabwo ndahura nawe ntabwo wahura nawe okay ngo wagiye ikintu usaba abanyarwanda rero bari kubona kuri sikiri zacu nicyo nisabira abanyarwanda yenda basaba kugira ngo bambabariye bose uyu mwuga ture mba ndimo ntabwo rwose uba ushimishije kuko niyo urimo gutya hari igihe n'imbeho irakwica hari igihe utekereza ati ndasanga n'abana banjye babiciye mu nzu cyangwa wenda n'inzoka yabariye noneho njyewe ndi kuvuga ati mana mbonyeho umuntu ngewe wanera inkunga cyangwa se bakashakira n'akazi nakora rwose imbaraga ngenda zifite rwose ntabwo navuga ngo ndajenjeka ariko nava muri uyu mwuga kuko umwuga sina mwiza ku muntu ukuze nkanjye ihangane mama none se abagabo bagera mu rugo iwawe ujya ubona bajyana oya nta mugabo najya nonge kuko afite abana bakuze babiri umukobwa wanjye afite imyaka 9 undi afite imyaka 11 w'umuhungu uko mba sinajyana umugabo mu bana banjye nabona abandi kubigisha umuco mubi nyine bo babona nsanyemeranje bakumva ko wenda mvuye no gukora n'akandi karaka atari uwo mwuga nyine kuko ntabwo wanabigaragariza abana bawe mana yanjye shaka tugushimire urakoze cyane murakoze amakuru se meza biragenda none ko uhagaze hano ku muhanda kuri uyu mugoroba naje gutega uteze iki izo wagabo n'umwana mu mugongo ese nabigenze ute ufite imyaka ingahe 23 23 ubwo se urabona umugabo ufite umwana mu mugongo hari umugabo wakwemera nyine hari igihe bama nyine make ariko nkayafata kugira ngo umwana abone icyo umwana umushyira he se mujye kubikora nyine arihangana nyine tukabikora nyine n'umwana ahari nyine ndibaza bigenza uti umwana uramuhetse uramuryamisha Yesu none kuki uri hano kuki wisize muri ubu buzima byagenze bite kugira ngo wisange muri ubu buzima ni ababyeyi nari mfite baragize barapfuye nari ndi muri Gisagara nzi naha mu Bugesera amapfiri n'ahangaha yo nisanga ku muhanda muri iyi mihanda bisanga muri iyi mihanda iyo ukora akazi ko mu rugo se nibura aho kugira ngo uze ku muhanda hari igihe najyagayo ngasanga naho ngiye ugasanga ntabwo nyine bagize bamembye neza ndanje ndavatirika nigire ku muhanda we ku myaka ya 23 ukaburi ku muhanda ubu se n'abagabo bangana ko baza gutereta barahari barahari banamuruta ubwo azavuga ngo iki se atufite gahunda se kandi n'umwana umwana we abona umwana w'abana yego cyane yende n'umwuzukuru wahubwo ye baba we atufite gahunda ubwo se umwana abasha kumutungisha iki kano kazi ko kamutunze niko kamutunze ariko nyine hari ikibazo bambyaza nabi nyine baranje barambwira ngo umurawara inoze nyababyeyi yaragize yarakomeretse nyine bari barambwiye ngo sinzongeye kubisubiramo ubwo bakubwiye ntuze kubisubiramo urabwiye ko uburaye se oya bari bambajije ati se ati waryamanye n'umugabo kugira ngo
kugira ngo bigende uku nguku, ndababwira ati hoya, ati ntabwo naryamye n'umugabo, barambwira ati rero kwa muganga baragukomerekeje ntuzigere wongera kuryamana n'abagabo. Mana y'isi n'ijuru, njyewe ndimo nibaza umupapa aguteye inda ari hehe, agufasha iki? Ntacyo, yaragiye nawe yagiye ku mugore we mukuru. Igutera ifite umugore we mukuru? Ubu se uramuzi ko njye menya abantu bakora akana kazi ngo ntamenya uwamuteye inda, ubwo uramuzi cyangwa urakekeranya? Ewe ni ugukekeranya nyine, ariko nawe ntacyo agufasha. Ntacyo yagufasha? Nonese kano kazi kari kabi ko mwakaretse ugashakisha akandi kazi wakora? Yewe kandi naka nyine, ariko nyine mva byagenda utese. N'ubu nguko afite n'umwana nta n'uwampa akazi, kubera ko yuko nyine twambyaye vuba, bavuga ati wisaze iki, ashoboye iki, twabona nyine nibereye imihanda. Ubu kumusinjira nk'abagabo bangahe cyangwa baranabuze? Batarata ariko bama makeya, ntabwo ari nka batatu ku munsi cyane. Oya se ukabategera? Yego ko mana yaje wowe. Urabipevera batandatu? Ndabipevera kugira ngo umwana wanjye abone icyo yonka nyine. Hari igihe n'undamo 1000 ugasanga batanu bavuyemo 5. Hari n'igihe n'umuntu agukubita akanayakwaka. Baba we, akanayakwaka. Muri make kwa kazi ubwo ntabwo ukishimiye? Oya rwose ntabwo mwishimiye pe. Ubonye nk'umuterankunga kano kazi wakareka? Yego. Ubu se niba uwo mwana wabyaye ubigira ikintu umuteganyiriza imbere yawe ngo ubwo ati uno mwana ndakumuteganyiriza iki ngiki? Ubwo se amafaranga y'ibintu turi gukora koko yavamo icyo gutegurira umwana? Ntabwo cyavamo. Mwana we, ndumva mbabaye ni ukuri. N'umwana mu mugongo ukamuryamisha ku ruhande ukomeza akazi kawe. Hari umwana ari igihe harira bakananga babwira ati vaho nose umwana, ugasanga ati genda vaho ute narangije ariko. Arakubwira? Mugateka yose umwana? Mugahita musa umwana? Akanga akavuga ati naguhaye yanjye, akananuka ahubwo. Ngo iki? Yego ko cyane. Akanagutuka? Sha birababaje no kuri kw'Imana, birababaje pe, birababaje rwose. Reka tugushimiye cyane rero wakoze.